Ahagana mu masaha 9 zirengaho iminota nibwo Rwigara Shima Diane yasesekaye ku cyicaro cya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora aherekejwe n'umubyeyi we ndetse n'urubyiruko. Nyuma yo kwakirwa yagiye kubonana n'ubuyobozi bwa Komisiyo y'Amatora kugira ngo hakorwe igenzurwa ry'ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo kandidatire ye yo kwiyamamariza kuyobora u Rwanda yemerwe. Tugiye kwakira ibyangombwa umukandida kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika. Ibiherekeza kandidatire ye ni inyandiko zitangwa mu nyandiko ebyiri zisa, imwe tukayisinyaho tukayisigarana, indi tukayisinyaho tukayimuha nk'icyemezo kigaragaza ko twasigaranye ibiherekeza kandidatire. Bimwe mu byangombwa yasabwe harimo icy'amavuko, ikarita y'itora, indangamuntu, ikimenyetso cyangwa se logo azakoresha, ibyemezo by'imikono 600 y'abantu asabwa, icyangombwa cyo gutura n'ibindi. Ku cyangombwa cy'ubwenegihugu, Diane Rwigara yatanze urwandiko rugaragaza ko yasubije ubwenegihugu bw'Ububiligi yari asanganywe. Nyuma yo gutanga ibyangombwa nkenerwa byose umukandida asabwa, Professeur Mbanda, umuyobozi wa Komisiyo y'Amatora, yatangaje ko abyakiye. Nakiriye kandidatire ya Mademoiselle Rwigara Nshimiyimana Diane ibiherekeje byose. Mu byo Diane Rwigara yatangarije itangazamakuru, yavuze ko kugeza ubu ahagaze neza muri gahunda yo kwiyamamariza kuba umuyobozi w'u Rwanda, ndetse agaruka ku ngengo y'imari ye uko ihagaze. Ubu ngubu uko navuga nuko duhagaze neza, nta kibazo twahura nacyo, kandi uko bigaragara tuzakomeza iyi gahunda yacu, nta kibazo cya mikoro duhuye nacyo. Budget iri kuva mu ibi, ntabwo ari ibintu nabyutse mvuge ngo ngiyemo, ntabwo ari decision umuntu apfa gufata. Rero ni ibintu nari maze igihe ntekereza, donc muri icyo gihe namaze ntekereza, ni nako nashakaga inkunga, ni nako nashakaga ubushobozi, nanjye ubwanjye narikoreraga, donc amafaranga nagendaga nyashyira ku ruhande. Nyuma yo kwakirwa k'izo nyandiko, inama y'abakomiseri iraterana igendeye ku mabwiriza, ikiga ku nyandiko zatanzwe n'umukandida wifuza kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Kwakira kandidatire byatangiye tariki 12 Kamena bikazarangira tariki 23. Urutonde ntakuka rw'abakandida rwemejwe ruzatangwa tariki ya 7 Nyakanga. Amatora ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe tariki 3 Kanama ku bari mu mahanga, abari mu Rwanda akazaba bukeye bwaho tariki 4 Kanama.